Iyo umwana ageze mu gihe cy'ubugimbi arushaho gushaka ubwigenge ndetse no kumva akeneye kuba ahantu ha wenyine nta muntu umuvogera. Ibi rero biterwa n'imihindagurikire mu buzima bwe ndetse n'ibintu byinshi aba yibaza, amahormone cyangwa se emotion zikagenda zihinduka, hakabaho gukora cyane kw'amahormone ava mu gice cy'abana ajya mu gice cy'abakuru. Iki gihe rero kigora umwana kuko comportement ze cyangwa se imyitwarire ye irahinduka kandi abatangiye kumva atekereza ibintu byinshi nawe afite ibyo atekereza. Aha rero hakaba amakimbirane hagati y'umwana ndetse n'umubyeyi umubyara. Igihe cya puberté cyangwa se igihe cy'ubugimbi umwana ageramo ava mu gihe cy'abana bato yinjira mu gihe cy'ubugimbi, aha rero haba imihindagurikire myinshi mu mubiri we, yaba ibigaragara inyuma ndetse n'imbere, kuko mu bijyanye n'igitsina nabyo birahinduka, agatangira gukura niba ari umukobwa, agatangira kujya mu mihango niba ari umuhungu, kandi ijwi rikagenda rihinduka ndetse nawe ukabibona. Ibi rero bijyana n'imihindagurikire mu mitekerereze ndetse n'ibijyanye na psychologie ye. Usanga rero hagira kutumvikana hagati y'umwana ndetse n'umubyeyi, kubera ko umwana aba afite ibyo atekereza kandi aba ageze mu gihe kigoye atumva. Nk'umubyeyi rero hari ibyo ugomba kwiga kugira ngo ubashe kumurera neza kandi ubashe no kumva igihe agezemo ko nawe aba atorohewe. Hello, this is Dev again. Ndakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni Devo twase mugiye kubana. Iyi ni The Voice Live. Nizere ko muri amahoro aho muherereye hirya no hino. Inshuti zacu zakadasohoka mubana natwe mu bitandukanye by'ibiganiro duhora ducisha kuri iyi chaîne, kandi mukatwereka ko muhabaye muri commentaire, muri share, muri subscribe n'ibindi mutwereka ko turi kumwe. Mwakoze cyane uhitamo uyu mwanya w'iki kiganiro. Uyu munsi yongeye kukuganiriza ku bintu byagufasha kurera umwana w'ingimbi cyangwa se w'umwangavu. Ubugimbi rero ni igihe umwana bava mu bwana agera mu gihe cy'ubukure, ni kuvuga imyaka 13 kugeza ku myaka 19. Iyi myaka rero igora abana mu bijyanye n'imitekerereze, muri physique, mu bigaragara inyuma ndetse na psychologie. Habaho impinduka nyinshi zitandukanye kandi zihutiyeho. Izi rero zituma umwana agira ikintu cya instabilité mu mitekerereze ndetse kandi akaba yananirana, akaba yakwitwara uko atakwitwaraga. Nk'umubyeyi rero ibi biragorana, kandi kubera ko haba hasohoka amahormone menshi akora cyane, umwana kubimanaginga cyangwa se kubishyira ku murongo ubona bimugoye, ndetse kandi n'umubyeyi bikagutera stress. Uyu munsi rero reka tuganire ibintu byadufasha kurera abana bageze muri iki gihe kandi bakamera neza, bagakura neza, batangiritse kandi natwe bitadusajije. Muri iki gihe rero umwana agera mu cyo bita puberté. Iyi puberté rero ni igihe habaho imihindagurikire mu bijyanye n'ubuzima bwe buri sexuel, cyangwa se mu bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere ndetse n'imitekerereze na physique. Urabibona nk'umubyeyi ko umwana atangiye guhinduka, niba wajyaga umwoza cyangwa se umwegera winjira mu cyumba cy'udakomanze agatangira kubyanga, umuhungu agatangira guhindura ijwi ndetse n'umukobwa akajya mu mihango. Ibi rero bigaragaza ko umwana atangiye kugimbuka kubera ko amaze kuva mu gihe cy'ubwana injira mu gihe cy'ubukure. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, cyane cyane abana, bavuga ko iki gihe ari cyo kwitondera kubera ko umwana baca muri byinshi nawe adasobanukiwe, kandi n'imitekerereze n'imivugire ikagorana. Rimwe na rimwe rero akaba yagusubiza nabi, rimwe na rimwe wamubwira ntiyumve, comportement zigahinduka, agatangira kwitwara uko atitwaraga, agatangira gucukumbura byinshi kubera ko abona byinshi bimubaho. Iyo agiye gusaba inama abandi bantu bo hanze, ashobora gusaba inama abantu bakamubwira ibitari byo. Ibi rero bikaba byamwangiza, ugasanga umwana wenda agiye mu buraya, ugasanga umwana cyangwa atangiye kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga. Ibi rero bisaba ko umubyeyi uba maso kandi ukamuba hafi, kandi nk'inshuti ye ya hafi ukagira ibyo umutoza n'ibyo umubwira, cyane cyane ko iby'abacamo nawe uba warabiciyemo. Ntabwo rero tugomba kwibagiza ko natwe tukiri bato, tukiri muri adolescence, hari byinshi, hari uko twiyumvaga kandi tukumva ababyeyi bacu batabyumva. Bisaba rero ngo nawe wiyibutse bya bihe waciyemo, hanyuma ubone uko umutwara mukomezanye kandi mubicemo neza.
Ikintu cya mbere nk'umubyeyi rero ugomba gukora, ugomba gufata umwanya ugatega amatwi umwana wawe, ukumva ibyo ashaka, ukumva ibyo ashaka gukora, hanyuma kandi ukamutwara gakeya kubera ko iyo ushatse kumushyiraho amategeko n'amabwiriza akakaye, bituma umwana yigumura kandi akaba yanaguhima, agakwereka ko nawe rero atekereza, akaba yakora ibintu ahubutse ndetse kandi akabikora ahimana, ibi rero bikaba byakwangiza imitekerereze ye. Nawe rero nk'umubyeyi iyo ubibonye ushobora gushyiraho igitsure gikakaye, bikaba byatuma umwana noneho yigumura kurushaho. Bisaba rero ngo umutware gakeya kandi wumve ibyo atekereza, ubone kumugira inama, urusheho kumugira inshuti, hanyuma kandi ushake umwanya mumarane umwanya n'umwana, kubera ko ubundi abana bageze muri iki gihe ntabwo baba bashaka kumarana umwanya n'ababyeyi babo, ahubwo baba bashaka kumarana umwanya n'inshuti zabo, cyane cyane za nshuti banganya imyaka, bahuje ibibazo. Wowe rero kubera imitekerereze yawe n'ibyo ushaka kumushyiraho n'igitsure, ababona umubangamiye ndetse kandi ababona ibyo ushaka akakora, ibyo ushaka ko yambara, ntabwo ari byo we aba ashaka. Iyo umwana ageze muri iki gihe kandi aba ashaka ubwigenge ndetse akaba ashaka space, akaba ashaka independence, ntabwo aba ashaka ko umuvogera mu bintu bye, ariko kandi nk'umubyeyi uba ugomba kumenya amakuru y'ibintu umwana wawe ari gukora, niba ari mu cyumba cye uba ugomba gucekinga ukamenya ko ibyo ari kureba, ibyo ari gukora ko bimufitiye umumaro, ariko kandi ukinjira ukomanze, ukagaragaza ko umwubashye kandi umuhaye agaciro, ndetse kandi ntumwereke ko ibyo atekereza n'ibyo arimo ari ibya feke cyangwa bidasobanutse, ahubwo ukamwumva kandi ukamwereka ko nawe ibyo bintu wabiciyemo kandi ko agomba kujya gusaba uruhushya ndetse mukaba inshuti. Ibizagufasha rero kuba inshuti n'umwana wawe muri iki gihe, ntakumve nk'umuntu w'umwanzi uri hariya, ahubwo akumve nk'inshuti yaza kugisha inama. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze y'abana bavuga ko muri iki gihe abana baba bagezemo ugomba kwirinda kubabwira nabi ndetse no kubabwira ibintu byabarakaza, ndetse no kuba wabita amazina bitaga bakiri abana imbere y'inshuti zabo. Ibi rero bituma iyo bahamagaye amazina yabo ya kera, bituma bumva ubakojeje isoni, kandi ahaba nabo baba bumva bafite icyubahiro. Ibi rero kuba wabyirinda, ndetse kandi ko umwana aba ari mu gihe cy'ubukure ndetse n'ubwana bivanze, aba akeneye guidance, aba akeneye kumutwara gakeya, kandi kuri we aba yumva yarakuze, aba yumva ko ntacyo waza umubwira, ndetse akenshi aba yumva imitekerereze yawe nta ihuriye niye. Bisaba rero ngo umutware gake kandi umuyobozanye ubugwaneza. Ibi bizatuma rero mu kuganira kwanyu we nawe mubyumva kimwe, kandi ushyireho limite nk'umubyeyi yego, ariko ntumushyireho igitsure ndetse n'ubukana bwinshi, kuko umwana ashaka kugaragaza ko yakubashye, ariko ibyo akora mutari kumwe akaba yasota igipangu, akaba yajya kunywa amatabi n'ibindi. Ntabwo rero kuba wamushyiraho igitsure gikabije bivuze ko yabyubashye. Ahangaha bisaba ngo umutware gake, kuko abatangiye kuba nawe umuntu mukuru. Nk'umubyeyi kandi ugomba guha agaciro umubano wawe n'umwana, kuko uyu mwana igihe aba agezemo aba ashaka kumvwa, ndetse no ko uha agaciro ibyo atekereza, ntabwo aba ashaka ngo umucire urubanza. Uba agomba rero kumwumva, ukamushyigikira, ndetse mukagira igihe cy'ubusabanye kandi mukubahana, kandi mukaganira, mugasharinga stories, ukamubwira experience yawe, ndetse kandi nk'umubyeyi ukamubera urugero, kuko burya ibyo abona ukora, iyo umubwiye stories z'ibyo waciyemo, biramwubaka kuko ababona bamufashe nk'umuntu mukuru, ndetse n'igitekerezo cye wagihaye umwanya nk'umubyeyi. Nubwo rero tugomba kubaha abana ndetse no kubatwara gake cyane abangaba bo mu ngimbi, birasaba rero gushyiraho limite, cyangwa se hatagomba kurenga, ukagaragaza autorité umufiteho, ariko kandi ukabikora mu buryo bwubashye umwana, kuko nawe aba yumva ari umuntu mukuru. Nubwo atazagushimira aya mabwiriza wamushyizeho, ariko aba agomba kuyumva. Ibi rero birasaba ngo we nawe mwicare muri mwenyine, mushyireho amabwiriza n'amategeko, kandi mushyireho n'ibihano. Ibyo bihano nabyo abigiremo uruhare kubishyiraho, kugira ngo najya akora ikosa cyangwa se najya birengaho, ajya ahita yibwiriza icyo agomba gukora, nta bintu byinshi. Muri iki gihe cy'ubugimbi rero, abana b'abadoresa cyangwa se b'abatin bakunda kurwana n'ibintu bitatu, birimo ibijyanye na sex, ibijyanye n'ikinyoma, cyangwa se n'ibijyanye
ibijyanye no kunywa inzoga cyangwa n'itabi. Ibi rero iyo ushatse kubimuganirizaho arakubeshya, ahubwo agashaka kujya kubiganira n'inshuti ze zo ku ishuri. Ngiye kukubwira rero uburyo wafasha uyu mwana wawe ugeze mu gihe cy'ubwadoresa, mukaba mwaganira kuri ibi bintu bitatu, akakubwiza ukuri kandi nawe ukamubwiza ukuri, hanyuma mukaganira ukamugira inama zamufasha. Ababyeyi rero benshi bakunda gutinya kuganiriza abana ku bijyanye n'imyororokere, ariko mugomba cyangwa se tugomba kuganiriza abana, ndetse kandi umuntu agatangira hakiri kare akamubwira ibijyanye na sexology cyangwa se ibijyanye n'imyororokere, ukumva ibibazo umwana afite kuri iyi ngingo, ndetse kandi ukabimubwira utamubeshye. Ni byiza rero gutangira mbere umwana atararenza imyaka 16, ndetse kandi ukamubwira byose, ukamubwira ingaruka zishobora kuba mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina igihe kitaragera, nko gutwara inda y'indaro ku bakobwa, ndetse n'indwara zishobora kuboneka no kurwara sida n'ibindi. Ibi rero ugomba kubikora nk'umubyeyi, ndetse kandi ugafata umwanya wihariye muri mwenyine ukamubohokera, ndetse nawe akakubohokera, hanyuma mukabiganira. Ibi rero bizatuma umwana wawe ibyo ari kubaza abandi abikubaza. Rimwe ashobora kutahita kubikubwira cyangwa se akagira isoni, bisaba rero guhozaho, uko ugenda uhozaho, uko ugenda ubimuganiriza, bizatuma rero umwana kubohokera kandi akubwire byose, nawe umubwire ibyamufasha ndetse kandi byamugirira akamaro nk'umwana. Ku kijyanye n'inzoga rero biterwa n'imyemerere. Hari imiryango inywa inzoga, hari n'imiryango itanywa inzoga. Niba rero utanywa inzoga, ugomba naha kubwira umwana wawe ukamusobanurira impamvu utanywa inzoga, kandi ukamubwira iby'imyemerere yawe. Niba kandi abona unywa inzoga, ugomba nanone kumubwira akaba aretse akagira imyaka y'ubukure, kandi ukamubwira ko kunywa inzoga nyinshi bishobora kumujyana habi, ndetse no kumukoresha ibyo atatekereje. Bisaba rero kubimubwira hakiri kare umwana ataranywa ku nzoga, kuko muri iki gihe abana bageze mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi baba bashaka kumva ku nzoga, kumva ku itabi, ibintu bishyashya byose babumva babisogongeraho. Gerageza rero no kuri iki ngiki umugire inama, umubwire ko kunywa inzoga nyinshi niba uzinywa atari byiza, ko agomba gutegereza kandi akaba mukuru, hanyuma ukamuha discipline kuri iki ngiki, izamufasha mu mikurire ye ndetse n'ubugimbi bwe. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika basanze abana banywa ikiyobyabwenge cy'urumogi bakinywa bari munsi y'imyaka 14, naho abatangira kunywa inzoga bazitangira bafite imyaka 12. Ushobora kutabimenya ko umwana wawe abikora, ariko akenshi babikora bari muri secondaire cyangwa se bari mu mashuri. Aha rero iyo utabiganirije umwana wawe hakiri kare, umwumve icyo abitekerezaho ndetse n'inama ugomba kumugira, uzasanga umwana wawe yabigezemo kandi kubimuvanamo bikubere ingorabahizi. Ikindi nk'umuntu mukuru kandi nk'umubyeyi, niba ugiye kuganiriza umutineja wawe cyangwa se umwana ugeze mu gihe cy'ubugimbi, banza ubitekerezeho, kuko ikiganiro gitoya wowe watekerezaga ko kigiye koroha gishobora gutuma mutongana, ndetse kandi umwana akakubwira amagambo ari bukubabaze kandi nawe ukaba wamubwira andi. Nk'umuntu mukuru rero gerageza umenye uko utwara icyo kiganiro kandi ubanza ubitekerezeho neza, kuko umwana arakaye ashaka kukubwira nabi, nawe ukaba wamubwira nabi cyangwa se ukaba wanamukubita utabitekereje. Bisaba rero kubitwara neza nk'umubyeyi kandi ugashyiramo ubwenge bwinshi. Ikindi, ntabwo uko ababyeyi bawe bakureze n'igihe wari urimo ntabwo ari cyo umwana wawe agezemo. Imyumvire yawe ya kera wari ufite ntago ariyo umwana wawe afitemo. Monde urimo ntago ariyo arimo, kubera ko iterambere ryaraje, ibintu byarahindutse. Rero nk'umubyeyi ugomba kugira ibyo wihanganira, ndetse nta nubwo byose wabikontrola, ahubwo ugomba gushyiraho uburere yego nk'umubyeyi na discipline y'umuryango, ariko kandi ukabimutoza hakiri kare, ndetse kandi nawe akabigiramo uruhare, akamenya ngo papa akunda ibi ntakunda ibi, ariko kandi hari ibyo utakontrola, ariko uburere wamuhaye akiri muto n'ibyo wagiye umwereka, namara kuba mukuru hari ibyo azagenda areka. Ariko ko wakontrola ibintu byose, ibi ntabwo wabishobora, kubera ko imitekerereze ibitandukanye kandi nawe abagenda ashaka ubwigenge ndetse no kwiyobora.
Nk'umubyeyi kandi ugomba kumenya inshuti z'umwana wawe, aha rero umwana agenda agira inshuti zitandukanye, ugomba kumenya inshuti afite kuko ibigare bibi bishobora kumujyana mu bintu byinshi, ugomba kumenya inshuti ze kandi ukamugira inama uko akwiye guhitamo inshuti ze, ndetse akaba inshuti yawe, najya abona inshuti nshyashya akayikuganirizaho, ibi bizagufasha rero kumenya uko utwara umwana wawe, ndetse nashaka no kugira uwo akundana nawe, uzaba hari ibyo wamubwiye ku bijyanye n'urukundo, ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibi rero bizamufasha kuba yahitamo neza kandi kuba yakora ibimukwiriye ntajye mu bitamukwiriye. Nk'umubyeyi rero ibi ugomba kubitangira hakiri kare, ndetse kandi ukamutoza guhitamo inshuti nziza, ndetse ukamuha n'urugero uko wowe wabigenzaga, ndetse kandi nuko inshuti mbi zishobora kumuroha mu bibi, n'ibigare bibi bishobora kumujyana mu buzima butari bwiza kandi yazicuza, n'umubyeyi kandi nawe ukababara. Nk'umubyeyi rero niba ushaka kumenya inshuti z'umwana wawe, gerageza niba mwagize umunsi mukuru, niba yagize anniversaire, umubwire atumire inshuti ze musangire, umenye izo nshuti, bizagufasha kumenya izo nshuti ze, nubwo hari izo utakunda ariko use nk'umugira inama, umubwire ati se uriya mwana nabonye bimeze gutya na gute, uko muganira, uko umugenda umugira inama, ndetse nuko ubona nawe ateye, hari izo azagenda agabanya bitewe nuko wamureze n'uburere wamuhaye, ariko kandi biba ari uko muri inshuti n'umwana wawe wamutwaye gakeya kandi wagiye ushyiramo limite nk'umuntu mukuru, bigatuma rero umwana amenya ibyo ukunda, amenya ibyiza kandi akamenya n'ibibi. Ni ugushyiramo ubwenge bwinshi, ukamenya kutamuhutaza mu mitekerereze ye, kandi ntutume nanone asayisha mu miterere y'ingimbi, n'ibyo yakora bikaba byamwangira. Ababyeyi kandi bafite abana bageze muri iki gihe cy'ubugimbi bagomba gushyiraho amategeko, ndetse kandi aya mategeko akaba asobanutse kandi n'amabwiriza asobanutse, ukamubwira ko nakora iki ingaruka ari izi, kandi ukamusobanurira n'impamvu akaba abizi. Nubwo rero twavuze ko ugomba kumwitwaraho neza no kumutwara gakeya, ntabwo bikuraho kuri umubyeyi akaba umwana, ugomba gushyiraho limite. Kandi mwebwe n'ababyeyi, papa na mama, iyo ayo mahirwe ahari mukaba muhari mwese, mugomba gufatanya, ndetse kandi ntihagire umubwira ibi ngo ndamubwira ibi, ahubwo mwese mugashyiraho amategeko n'amabwiriza agenga umuryango wanyu. Ibi bizatuma umwana adakurira muri gihogere, ahubwo akurira mu rugo rufite amabwiriza n'amahame, bizamufasha kandi gukura afite uburere bwiza n'indangagaciro mwamugeneye. Ikindi, nk'umubyeyi ufite umwana ugeze muri iki gihe, ugomba kumenya ko yageze mu gihe cy'ubukure, agomba kuba responsible, cyangwa se agomba guhanirwa, cyangwa se ibyo yakoze bishobora kumuzanira ingaruka nziza cyangwa mbi. Umwana rero ugomba kumureka akagira ibyo akora, ndetse kandi akabona n'ingaruka zabyo, mu gihe ari byiza cyangwa se ari bibi, bizamufasha kugira ibyo ahitamo bimufitiye umumaro. Ugomba kumureka rero, nimba ari akazi akagakora, ndetse nimba ari imirimo y'ubuvolonteri nawe akayikora, nimba ari ibyo wateganya gukora akabikora, kuko n'ubundi umwana aba agiye kuba umuntu mukuru, aho utazagenda buri gihe umuyobora ndetse uhanirwa ibyo yakoze, ahubwo agomba gufata inshingano nk'umuntu mukuru kandi ukabimutoza. Ibi rero bizaturuka no kumubera role model, ndetse no kumwereka ko ibyo ukora nawe ibyo uvuga ari byo ukora, kandi ko nawe ufite responsibility kandi ugomba kuzuzuza. Umwana rero ugomba kumuha tashe agomba gukora cyangwa inshingano, kandi akamenya ko iyo atazikoze hari ibihano, akaba responsable mu byo akora. Bizamufasha rero gukura ari umuntu ushyira mu gaciro kandi uzi ko hari ingaruka mu byo yakoze, byaba byiza cyangwa bibi. Ibi rero bizagufasha nawe kumurera neza, ndetse no kugira umwana mwiza muri sosiyete, ndetse no mu muryango muri rusange. Nk'umubyeyi kandi ntabwo ugomba kureka ngo tekinoloji n'ibintu byateye by'amatelefone n'amasmartphone laptop bikuza umwana wawe, cyangwa se bifata umwanya munini kurusha wowe. Nibyo rero ugomba kubimuha, kandi ukamubwira ko no kuri izo mbuga nkoranyambaga azahuraho n'inshuti zitandukanye, ukamubwira ubwoko bw'izo nshuti, ndetse kandi nazo ukaba wagiraho amakuru, nubwo biba bitoroshye, ariko kandi ukamuha limite. Nubwo wamuhaye smartphone ukamuha telefone, nubwo wamuhaye iPad n'ibindi byose, ugomba kumushyiraho igihe cyo kubikoresha n'igihe cyo kutabikoresha, ugashyiraho restriction za internet,
kubera ko naguma kuri internet akumva ashaka kuba mu cyumba wenyine ari busy areba ibyo kuri telefone ibyo kuri televiziyo, bizatuma ahora muri ibyo abura umwanya w'ubuzima busanzwe, aho umwanya wo kwisosiyaliza na monde yindi yo hanze. Ibi rero bizatuma umwana wawe ahora kuri bwa buzima bwo kuri social media, kandi ahanini ntabwo ari ubw'ukuri. Ugomba rero nk'umubyeyi nabyo kubikontrola, ukagira umwanya wo kumubwira ngo aya ni amasaha y'ibi, aya ni amasaha y'ibi, aya ni amasaha yo gukora ibi byo mu rugo, yo gukora ibi bisanzwe, yo guha inshuti no kuganira. Bizatuma umwana wawe rero adaheranwa n'ibi bya social media ndetse n'ibindi byamurangaza, bikamuha amakuru atariyo, kandi hari amakuru nk'umubyeyi ugomba kuba waramuhaye kuri ibi. Muri iki gihe rero cy'ubwangavu nibwo umwana w'umukobwa nubwo waramufashe nk'aga princess, nk'akana gatoya, nk'akantu kari fragile, ugomba kumutoza ko agomba gukomera kandi agomba kugira ibyo ahangana nabyo, agomba kwirinda umujinya n'uburakari, ndetse kandi agomba guhangana n'uburibwe bumwe na bumwe. Nubwo ushobora kumurinda nk'umubyeyi, ariko kumureka akagira ibyo ahura nabyo bizatuma akomera, bizatuma akura atagira ishyari, ndetse abashe gucunga umubabaro we n'agahinda ke. Bizamufasha rero gucunga amarangamutima ye, ndetse kandi umutoze experience, amenye kwitwara mu gihe yatandukanye n'inshuti ze ndetse n'abo bakundana. Bizamufasha rero kumenya ko ubuzima nyine hari aho agomba kwihangana ndetse no gukomera, kandi ntiyite ku bwiza bw'inyuma, ahubwo akaba umuntu ukomeye muri we, ukora cyane. Kandi nk'umubyeyi w'umumama, ibyo akubonaho uko akubona witwara, nawe nibyo azakora. Niba uri umubyeyi w'umumama ukora cyane, umwana nawe w'umukobwa nibyo azakora, avuga ati mama akora ibi. Niba abona ntacyo ukora cyangwa se uri wa muntu utita ku bintu, ibi rero bizatuma umwana wawe akura kureberaho. Ugomba rero gutoza umwana w'umukobwa muri iki gihe guhangana n'amarangamutima ye, ndetse kandi no kumenya ubwenge, kandi nuko agomba kwitwara mu nshuti ze, cyane cyane iz'abasore. Abana rero tugomba kubatoza kugira confidence cyangwa se gutinyuka, ariko kandi ntibagire over confidence, kuko ibi ngibi bishobora kubangiza no kubatera ubwibone. Kandi abana bagomba kumenya ko bagomba kurota, kandi inzozi zabo bakarwana no kuzigeraho, bagakora cyane. Aha rero muri iki gihe niho ugomba gutoza umwana wawe kumenya icyo ashaka ndetse no guharanira kukigeraho. Ukamubwira ati se urashaka kuba iki, urashaka kuzaba iki, urashaka kuzakora iki. Ukamubwira ati rero kugira ngo ugere kuri ibi, kugira ngo ukore ibi, bisaba ko ukora ibi, bisaba ko witwara bisaba ko ugendera muri ibi. Bizamufasha kumenya ko ubuzima bugira ikiguzi, atari ibintu byizana gusa. Niba waragize amahirwe ukaba ufite ubuzima busobanutse, ukamubwira ko hari aho byavuye, ukamubwira ko byagusabye imbaraga, byagusabye gukora cyane, ko nawe agomba gukora cyane, kandi agomba kugira umusaruro mu byo akora, ndetse kandi akitwara neza mu buzima bwe bwa buri munsi. Izi nama rero zireba abahungu n'abakobwa, bose bagomba gukora cyane. Niba ari umukobwa, ukamubwira ko nawe agomba gukora, agomba kurota, agomba kugira ibyo ageraho, agomba kutisubiza inyuma no kutisuzugura, ahubwo ko nawe agomba gukora. Ntuvuge ngo ibi ni iby'abakobwa, ibi ni iby'abahungu, ahubwo ukamubwira ko nawe agomba gukora cyane nka musaza we, kandi akagera kuri byinshi byamuteza imbere. Niba ari umwangavu w'umukobwa rero, ntukibagirwe kumubwira ibijyanye n'imihango, uko bitwara, uko bikorera isuku, kugira ngo atazabibona cyangwa akabyumva n'abandi bikaba byamugora. Bisaba rero nk'umubyeyi w'umumama cyangwa se n'umupapa kuba wamuganiza kuri ibi bintu. Bizamufasha mu gihe abigezemo kutabona ko ari ibintu bidasanzwe, cyangwa se bikaba byamutonda. Niba ufite umwana w'umukobwa rero, wibuke kumuganiriza ibi, kandi hakiri kare, akiri muto cyane rwose, akimara kugira imyaka 12 cyangwa na mbere yako, kuko hari abajya mu mihango mbere. Ibi rero nk'umubyeyi ni inshingano zawe kubimubwira, kandi ukamubwira uko bigenda n'impamvu yabyo. Muri iki gihe rero cy'ubwangavu cyangwa cy'ubugimbi, umuhungu cyangwa umukobwa abashaka kuba yagira inshuti ye y'umukobwa cyangwa y'umuhungu, ntabwo uzabuza umwana wawe gukundana. Ushobora kubimubuza mu maso yawe ntabikwereke, ariko kandi akaba afite inshuti. Muri iki gihe rero ugomba kumutoza inshuti kimaze, kandi ukamubaza, ukamusobanurira ibijyanye n'ubushuti, ndetse kandi ukamubwira ibyo agomba kwirinda muri ubwo bushuti bwe.
kandi no mu gihe afite inshuti akaba yayikwereka, kuko n'umutera ubwoba azajya abikora kandi ntubimenye, avugire kuri telefone mu cyumba cye utabyumva kuko azi ko ubyanga. Mureke rero abe open, akundane niba ashaka gukundana, ariko kandi umuyobore mu buryo akwiye gukundana n'ibyo agomba kwirinda, kandi umugire n'inama, nibishoboka umubwire experience z'urukundo rwawe, bizamufasha nawe kumenya byinshi, kandi ajye anakubwira ibyamubayeho, ndetse nabo batandukanye nabo bakundanye abikubwire, nawe ubone uko umugira inama. Muri iki gihe kandi cy'ubugimbi, inzobere mu bijyanye n'imitekerereze zivuga ko abana bageze muri iki gihe bihagararaho mu bijyanye n'amarangamutima. Niba babaye akumva ko agomba kwihagararaho, akumva ko bari mu museke, ugomba rero gutoza umwana wawe ko ntacyo bitwaye kuba emotional, cyangwa se kuba yagaragaza amarangamutima ye, kuba yaharira mu gihe bibaye ngombwa, kandi akakwereka umubabaro, hanyuma ukamufasha kwihagararaho. Rero gupyinagaza amarangamutima ye biramwica, ndetse kandi bikaba byatuma azagira ibibazo by'amadepression, bikaba yagira umujinya ukabije, ndetse kandi ntiyishime. Kumureka rero akaba yakwiye expressinga, cyangwa se akagaragaza ibyamubayeho bimushimishije n'ibimubabaje, bimufasha nawe gukura neza, kandi akumva ko umuntu atari urutare, ahubwo no kugira amarangamutima ko ntacyo bitwaye. Ibi rero bizamurinda ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bwakwangirika, cyangwa se yagira ibikomere bitandukanye. Kuba yaza akakurira nk'umubyeyi, kuba yaza akagusobanurira ibyamubayeho, kuba yagutura akababaro ke, umubabaro we, ibyishimo bye, bizamufasha kubona aho aruhukira kandi ntabyibikemo, kuko iyo abuze umuntu abibwira agira agahinda gakabije, kandi akaba yagira depression. Kuyikontorora bikaba byakugora, kandi bikaba byamuviramo uburwayi bwo mu mutwe butandukanye. Nk'ababyeyi kandi tugomba kwita ku isuku y'abana no kubatoza ko isuku y'umukobwa ikorwa, isuku y'umuhungu kwiyitaho ukabimwibutsa kandi ukabimwereka. Niba uri umumama wenyine ukaba nta mugabo ufite, shaka umuntu wabigufashamo, wenda nibona bikugoye, ariko ugerageze utoze umwana wawe uburyo agomba kwiyitaho, uburyo agomba kwisukura ku myanya ye y'ibanga, kandi akajya abikora neza, kuko bizamufasha kandi bimurinde no kuba yagira indwara zitandukanye, kandi bitume nawe abikurana ajye yitaho, agira ubuzima bwiza. Ikindi tugomba kwirinda nk'ababyeyi, inzobere zikomeza zitugira inama ko tutagomba gushyiraho expectation, cyangwa se kwitega ibirenze ku mwana, ibintu bidasobanutse. Ukumva ngo urashaka ko umwana waziga imibare kuko we wari kuyiga ikanga, ukumva ko hari ibintu ugomba kumushyiraho bidasobanutse. Gerageza rero wumve umwana ibyo ashaka, kandi ubiha agaciro. Ibyakunaniye ntabwo ari byo uzaraga umwana wawe, ibyo wari kuzakora utakoze ntabwo ari byo umwana agomba gukora. Menya ko ari undi muntu nawe ufite imitekerereze ugomba kubaha, kandi ugomba guha agaciro, ndetse kandi ugomba kubimuyoboramo mu byo ashaka kandi ashoboye. Ibi rero byagiye byangiza abana, kuko umwana bamukundishije kwiga ibintu adashaka, bakamujyana kwiga imibare kandi yarashakaga kwiga ibijyanye na tekinike. Ibi rero bituma umwana wawe yiga ibintu adashaka, akora ibintu adashaka, kubera ko wamushyizeho umugogoro wo kwiga ibintu adashaka, ndetse ukamushyira muri expectation zawe, kandi mu by'ukuri we atari ko abibona. Muri iki gihe abana baba bagezemo cy'ubugimbi, ashobora kugukomeretsa akakubwira amagambo akubabaza. Mu gihe rero yabigukoreye wikumva ko yabikoranye ubugome, cyangwa se hari ikindi, wibigira personal, cyangwa se ngo bitume umurakarira, bitume hari limite umushyiraho, cyangwa se utazongera kujya umwegera umuvugisha. Ahubwo gerageza ubimubwire, ubimuganirizeho, hanyuma umubwire ko hari uko agomba kwitwara, kandi no mu gihe yakoze ikosa akagomba gusaba imbabazi, hanyuma umubano wanyu ntuzemo agatotsi. Ikindi nk'umubyeyi ugomba kumenya ko igihe umwana bagezemo ubwonko bwe buba butarakura neza, kandi ko gukora yatekereje, ashobora gukora ikintu atatekereje. Ubwonko bwe rero wabugikura, imitekerereze ye ibitaragera ku rwego rushyitse. Ubundi ubwonko bw'umuntu bukora neza ku myaka 25, niho ubwonko bwamaze gukura, akagira imitekerereze n'imyumvire y'umuntu mukuru. Rero menya ko uwari umwana, kandi umenye ko hari uko ugomba kumutwara, kuko hari ibyo akora atatekereje,
yagerageje hari uko yahutiraho nk'umwana, byose rero uba ugomba kubimutwaramo neza kandi utamuhutaje, ukamuyoboza urukundo n'ubugwaneza ndetse n'urugero rwiza, bizamufasha kuvamo umuntu w'ingirakamaro kandi w'inyangamugayo, nawe ureba ukishima. Kurera rero ni akazi katoroshye kandi gasaba umwanya, bigakomera cyane iyo umwana ageze muri iki gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi. Bisaba rero kumutwara neza mu kuganira cyangwa se muri communication yanyu, mugomba kubyitaho kubera ko umwana baca mu bintu byinshi bitandukanye bituma agira imitekerereze na emotion zigahinduka, hormone zikaba nyinshi. Gerageza rero nimba ufite umwana ugeze muri iki gihe, umuganirize mu bintu twagiye tukubwira kandi umusobanurire ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ubuzima bwe bw'imyororokere, bijyanye no kunywa itabi, bijyanye no kunywa inzoga. Ibi byose rero bizamufasha kumenya amakuru mashya ayakuye ku muntu umukunda kandi umwitayeho, utazamuyobya kandi ushaka ko azagera ku bintu bihambaye. Gerageza rero utoze umwana wawe akiri muto kandi umwigishe, umuha amakuru, umutware neza, kuko igihe agezemo abava mu bwana ajya mu bantu bakuru. Iyi etape rero iramugora mu mitekerereze, we ntago aba yumvisha ko ari umwana, nyamara bakiri umwana we ababona ari umuntu mukuru, agomba kwifatira imyanzuro. Nk'umubyeyi rero gerageza ugire limite ndetse n'uburere umutoza kugira ngo azakore ari umuntu usobanutse kandi umuntu uzi ubwenge. Wakoze rero kubana nanjye muri iki kiganiro, nizere ko wize byinshi kandi wasobanukiye byinshi. Twasangiye ubumenyi mu bijyanye no kurera umwana w'ingimbi ndetse n'umwangavu, ibyo tugomba kwitaho ndetse no mu gihe tubaganiriza kandi tukabumva, kuko baba baca mu bihe bibagoye ndetse imisemburo ari myinshi, emotion ari nyinshi, hari imihindagurikire myinshi mu buzima bwabo. Ibi rero bituma bitwara uko batitwaraga. Nk'umubyeyi rero kubimenya kare ndetse no kubaganiriza kare bizadufasha kugira abana bazima bumva kandi batitwara nabi, ndetse kandi nk'umubyeyi witware neza, hagarare mu inshingano nk'umubyeyi. Nusobanukirwa rero ibimaze kukubwira, ukamenya ibyo umwana bari gucamo kandi ko nawe biba bitamworoheye, bizagufasha kumvikana n'umwana wawe, muhuze, ube inshuti ye, umugire inama, ajya gusobanuza ibimugoye. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Nari Devote Uwase, iyi ni The Voice Live. Imana ibarinde, mwiteho kandi ndabakunda.